agatona atari pose bivuze ngo igitekerezo cyamaze guhinduka cy'imikinire. Mikel match yitakaje mu buryo bwo gusubira inyuma cyane, natekereza ko yashoboraga of course ntiyarivariza na Paris Saint-Germain mu buryo bw'imikinire, ariko naho ntabwo yagomba kuyireka 100% nkuko yabikoze. njye mbona nibyo kubona igitego kare bishobora kuba byarabaye impamvu ikomeye cyane ya Mikel Arteta, noneho kuva muri bwa buryo bwe bwose yanatekerezaga kubonamo igitego, kuko nkuko natangiye mbivuga yari yizeye ekipe mu bwugarizi ko ishobora kuba yadefanda iminota yabisigaye iyo ari yo yose, as long as babonye igitego ko ikipe ya Paris Saint-Germain ishobora kutabona mu gitego. Niyo approach yo ku mikino minini ni ukuguka yitsinda, kuko nka nyuma ya match ya Fulham yayindi igitego kimwe ku busa, igice cya mbere cyarangiye babashije kudefanda batabinjije igitego na kimwe. Muri dressing room Mikel Arteta abwira abakinnyi bati ubwo twebwe batatubonyemo igitego, nidukomeza gutya twebwe niyo twabona uburyo bumwe buduha igitego match turayitsinda tubona amanota 3. Ibyo wenda bishobora no gusobanurwa nuko yanatwaye igikombe cya shampiyona mu mikino 38 harimo imikino 8 yatsinze igitego kimwe ku busa. Nacyo nashaka kukigera mu mikino 38 yarangijemo mu mikino yatsinze yaje gutsinda igitego kimwe ku busa mu mikino 8. Mikino 8 igitego kimwe ku busa. Uzo kundebera ngengana gute Edizo. Iki ni iki rero kiri buze kuduhereza cyangwa kuduha kuri no finali ya Champions League. Ngo cyabonetse turyugarira mu buryo bw'imikinire yacu. Igitego kimwe nitukibona birashoboka ko Paris Saint-Germain itatubonamo igitego mu buryo bw'imikinire, havuyemo wenda ya individual errors nk'iriya ya Mosquera ashobora gukora ikipe ikabona penalty ikaba yatsindwa igitego kimeze gutyo. Ariko muri game plan mu byo yapanze mu byo avuga bikaza gutuma babona ko bashobora kuba bayibona igitego kimwe, ariko Paris Saint-Germain ntikibone, kandi koko muri open play ntacyo yabonye mu minota yose yakinwe. Ahubwo nge nunga mu rya Fuad kuki abo bamaze kukwishyurira igitego wabigumye, kuki wabigumyemo bamaze kukwishyura igitego wera turi buze kubigeraho nitugera mu penalty bakwishyura igitego n'igitego kimwe kuri kimwe. Bivuze ngo byanze bikunze kugira ngo twari igikombe nuko ubona ikindi gitego. Ariko se kuki wagumye wa approachinga gutyo? Numvishe yisobanura avuga ngo erega ntabwo ari twe gusa ikipe twakinaga yaduhase ko tugomba gukina kuri mwumva nyuma yuko yaratsinzwe igitego igice cya kabiri cy'umukino kigitangira haragombaga gukurikiraho iki. Ngewe reka mbere yuko tugera kuri icyo ngicyo bansobanuye kuri Luis Enrique. Urebye tactically ikintu yari yapanze. Luis Enrique yafashe ekipe ye yose muri game plan y'umukino. Yakinye finale y'umwaka ushize mwibutse ko yari yagarutse ku rugero rwa 99% uko mu mukino. Ni umuzamu. Urumva igice cya mbere uko wabonaga ashaka gutwara umukino, kubera ko ubundi igice kiremereye mu busatirizi bw'ikipe ya Paris Saint-Germain no saison igice cy'ibumoso kibishaka Varashkeri na saison ishize reka. Urumva arangije nuko ngo ekipe umutoza icyo ajya kwiga kuri Paris Saint-Germain ni uburyo bwo guhagarika connection ya Varashkeri na Mendes. Ni nacyo kintu Vincent Company ari nacyo kintu gikomeye Arteta yafezeho kutiyadapta kuri kibishaka Varashkeri. Ni nacyo kintu Vincent Company yavuze ngo twagerageje uburyo bwose butuma Varashkeri atari buze kubona uburyo, ariko twisanze yabubonye hakiri kare badutsinda igitego kare ku gitego cya Dembele. Paris Saint-Germain itsinda ibitego bya kare by'ibumoso bivuye ibumoso kwa Varashkeri, arihuta, ni mwiza ku mupira kuri baro, we one on one biroroshye, afite imbaraga Varashkeri wamubona ko yeretse ko afite imbaraga amaso zitebwo. Uyu mugabo witwa Luis Enrique yabanje gusa nk'ushutsa Arteta mu gice cya mbere. Attacking threats zose z'ikipe ya Paris Saint-Germain bazinyuza iburyo kuri kote y'iburyo, ku buryo wasangaga Nuno Mendes arimo arajya gusa nko kwegerana na ba Vitinha mu buryo bwo gusorera imipira kuri kote y'iburyo, bituma Varashkeri bari bashyizeho umukinnyi nka Mosquera, bari bashyizeho umukinnyi nka Declan Rice, bisanga bari out of possession, batari ahantu umupira urimo urakinirwa. Abo ngabo Luis Enrique abanza kubashyira ku ruhande nyine, kuko Mosquera nadakina Declan Rice ubafasha gusohora imipira yabo mu buryo bwihuse, akaba atari bukine kubera ko yagiye guhengamira ku ruhande rwa Varashkeri. Nta mipira ya Paris iri buze kuhaca. Mu gice cya mbere batakiye iburyo kuri 48% ikipe ya Paris Saint-Germain, 28 ibumoso. Noneho mu gice cya kabiri hantu yari yakomeje noneho ahita horoshye, agarura Dembele ku ruhande rw'ibumoso, ngwino noneho wongere ufungane na Varashkeri mukinane ya mipira muhanahana myinshi na wabone veza begere. Haraza kuva iki? Ni hatava igitego harava amakosa. Igitego batsinzwe penalty bakoze, penalty Mosquera yakoze
yayikoreye Varaskelia umupira wa bari muri Ousmane box, Dembele n'ubundi umupira wa Dembele Ousmane Dembele ukiri aho ngaho ari icyo nibajije ku musifuzi wasifuraga uriya mukino kuki atahaye Mosquera ikarita ya kabiri y'umuhondo biriya bibaho nanjye uburyo amanaginzira iriya game nabikora nibyo Mosquera yakoze ikarita ariko noneho ahantu ubona ntabwo Mosquera yakoze ikosa ryo kuvuga ngo yashaka kubuza umukinnyi gukina yashakaga nayo gukina ngo muri arbitrage hari ikintu bavuga ngo ese ubyibuza ikosa wari ukoze nuko bananiwe gukina ukina umuntu cyangwa ikosa ukoze urikoze ugerageza gukina baro ikosa rya Mosquera yashakaga gukina baro kivica Kvaratskhelia amurusha ubwenge ariko ririya kosa ntabwo wahita umuha deuxième carte buriya uramutse yanayimuha of course yayimuha ariko burya upenalije equipe cyane kuko hari igihe umukinnyi akora ikosa ubona ko nk'umukinnyi urugero aragucenze amaze gucenga ubona ko arangije gusubira mukuruye wubuje umukinnyi gukina ariko iyo ukoze ikosa urimo gushaka nawe baro uko nawe ashaka baro buriya iyo tension itandukanye n'igitekerezo wagira cyo kubuza umuntu gukina ukamukandagira cyangwa se ukamukura iyo tension zibigeze atandukanye nta hantu bihuriye no kuba yari yamuhaye ikarita avuga ko ikarita ya mbere yari yamuhaye yari y'ubushake bw'umusifuzi yego amushinja gutinda kunaga ibyo ngibyo n'amategeko y'ifa barahari arimo kubigena uretse ko rimaze n'iminsi ryo gutinda kunaga ryo baritangira karita bigatuma ariko amwimiya nyayo none aho niho nyine umusifuzi agomba kumanaginga game hariya kunaga of course ni karito jaune nyine gutinda umupira ni karito jaune kuko ntushaka gukina iyo ni karito jaune y'ubwende ntushaka gukina ariko hariya ku ikosa yakoreye ntuza Kvaratskhelia Kvaratskhelia bitanga penalty yashakaga gukina umupira umukinnyi amurusha ubwenge ariko harabitandukanye na intention ivuga ngo uyu mukinnyi yamaze kuntwara umupira kamukorera ikosa kuko yamaze kuntwara umupira kuko ikosa rya Mosquera yakoze ikosa ariko ntabwo yashakaga gukorera ikosa Kvaratskhelia yashakaga gukina umupira burya intention nazo umusifuzi arakireba cyane bano basifuzi rero abanza kureba igitekerezo wari ufite akabona kuguhana igitekerezo cy'umusifuzi yagize giye kuri ndacyemeje ni nayo mpamvu babonye abakinnyi ba Paris Saint-Germain bakomplaininga cyane bano ba Marquinhos ari nawe bamubwira ariko ni umukinnyi ukwiye kubona indi jone yego ni umukinnyi ukwiye kubona indi karita y'umuhondo babonaga bakomplaininga kuko uyu musifuzi w'umudage we penalty yayitanze nyine kare ikosa ari kimwe yari ikosa rigaragara noneho abakinnyi bakajya bajya gukomplaininga agomba kubona jone ya kabiri Martin Odegaard yazaga avuga ko nawe avuga ko niba ari ikosa si ngombwa jone habamo uko gukomplaininga abanya abantu benshi bavuga we nawe ngo bavugaga ngo si ikosa rya penalty bakomplainingaga second year yari ikosa kuri rya penalty baburanaga second year bano basifuzi beni uze kuza kureba bano basifuzi no mu gikombe cyose uzabibona cyane bazajya bita cyane cyane ku gitekerezo wagize intention yewe bo urumva ariko niho haviramo n'izindi mpaka nazo ziza rimwe na rimwe bituma n'itegeko rishobora kuba riri mu icyuho yaragoragozwa abasifuzi baragoragozwa ukagoragoza itegeko ukaba wabijyana mu buryo bwawe nyine nk'uko uri kubivuga nk'uko bitwara kuko sinumva uburyo Mosquera gusa ariko twibuke ko buri kosa ryose ridahanwa n'ikarita yes ariko iriya yari akoze agiye ku giti cyanjye byagombaga guhita rijyana na karito penalty na karito aho rero niho nyine ahita hagaruka kubera ko inyuma ye nta wundi muntu wari usigaye ni umuzamu ariko icyabaye kuko nta n'undi muntu atongeye gukina nyuma hari nta n'undi muntu yahise amukuramo avuga ko navuga ngo ni nk'amahirwe yo kuba atabonye penalty batarahite aravuga ati ni nk'amahirwe tubonye reka mukure mu maso y'uyu muntu gusa n'ubundi niyo adakora ririya kosa Mikel burya niyo mwarabirebye yamaze gusubiza timba kuko uyu mukinnyi uyu musore witwa Kvaratskhelia guhera ku minota 45 y'igice cya kabiri guhera 46 uyu musore witwa Kvaratskhelia nibwo umutoza amaze guhindura tactique ahindura muri Kvaratskhelia bivuze ngo yari yatangiye kugora cyane Mosquera nubwo rwose yahise akora ikosa ku minota 62 nibuka neza n'ubundi Mikel amaze gutangira gushyishya umusimbura we yari yabibonye ko atabuze kuza gushobora uyu musore witwa Kvaratskhelia jewe kuri ijambo y'umusifuzi njyaho nahise nibaza match irangiye rese ndeba amanota umusifuzi abonye ndeba n'abasesenguzi abandi b'abarubitra babasifuzi icyo bamuvugaho mbona ahubwo nibaza impamvu itamujyanye mu gikombe cy'isi kibazo kuki umusifuzi nk'uyu nguyu ushaka kugira amanota angana gufina Champions zingana gutya ushaka ko atazasifara igikombe cy'isi yari yaje mu makazi akomeye cyane abafaransa batabyumva bavuga bati asifurira Arsenal match nyinshi kandi Arsenal yaragize itsinda bavuga ashobora kuzatugora ariko mu mukino ntabwo byigize bigaragara ko icyo ngicyo ari igitekerezo yari yigize agira mu mukino ngarutse gatoya ku cyo mwakomozagaho cy'imikinire ya Arsenal ubona ko Mikel Arteta uyu mwaka w'imikino iyi approach akoresheje nta wundi mwaka yigeze ayikoresha yo kudefanda mu buryo bwimazeyo nureba iyi defense ye cyangwa se ubu buryo bwo gukina badefanda nabonye uburyo bushobora gukora muri shampiyona ariko muri tournament ntabwo byakunda impamvu
mvuga ko muri tournament bizamugora ahantu hatari amahirwe ya kabiri cyangwa se hatari cyo gukosora mu wundi mukino. Murebe uyu mwaka Arsenal yatsinzwe match nyinshi zikomeye nko muri shampiyona, ntabwo Arsenal yitwe neza imbere y'amakipe akomeye menshi, ni ukunganya ukaratsindwa, ariko bitandukanye n'imyaka nk'ibiri itatu ya mbere. Ubundi uyu mwaka ikipe ikomeye Arsenal yahannye mgiye ni Bayern Munich. Ni Bayern na Atletico ni ikomeye na Chelsea. Chelsea ko byaga ari induru nabyo. Oya nta nduru imikino ibiri ya muri FA Cup. Muri Carabao ngira. Yahanwe ni Bayern Munich. Ariko noneho murebe ikindi gitekerezo cya ku makipe yanakomeye byaramugoye kubera ko amakipe akomeye cyangwa se afite karite nakwita abakinnyi bafite karite wemerewe kuba wagusatira iminota 30-40 noneho wowe wemerewe kugusatira iminota 90. Akenshi burya icyo dose yakomozagaho yaba ari amayeri y'umutoza yaba ari amayeri y'abakinnyi kugukoresha amakosa yo gutsinda ibitego bemereye uwo mwanya wose biba ari ibintu bishoboka cyane bigendanye na karita amakipe bafite. Ubona ko Arteta uburyo akoresha gatwara shampiyona umwaka utani bari umutoza yifuza kuzaba ari umutoza ushobora kuza kubangana ku bikombe byose, akwiye kuza gufata aya mayeri yo kudefanda neza akayahuza no kwataka mu buryo buri balance ku buryo azagira igice cyo kwataka mu buryo buzwi no kudefanda mu gice kizwe, ariko uvuga ngo ni equipe yashobora kuba yadefandira ku bitego 2 cyangwa 3 itadefandiye ku gitego kimwe, kubera ko uyu mukino ikintu wasizemo nk'isomo ko Arsenal yego nibyo uzadefanda, ariko hari itegeko cyangwa se n'uburyo karimara umupira uteye ko habamo n'amakosa. Ntabwo ushobora kudefanda gusa equipe iminota 90 ifite ubusatirizi bwiza, yako niba ushaka gutwara igikombe cya Champions League uzana n'amakipe afite karite rimwe n'imwe zutari nizawe. Nagiraga ngo duhite tugenda twatugeze kuri kimwe ubwo kandi n'impinduka zatangiye